ayimana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Haleluya. Ibyiza mbona nibi wizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Mbanje kubaramutsa mwese abakunda gukurikira iyi channel yacu, channel yanyu yitwa Inshuti ya Bose TV. Ndabaramukije mugumana amahoro y'Imana, amahoro yose atanga ataramwe abisi batanga abagomeho ibihe byose. Nkunda kuririmba indirimbo ndayikunda kuko iramfasha. Uyu muririmbyi we yanditse amagambo menshi kandi meza. Igitero cya mbere avuga ngo ayimana y'ukuri komeza kunyobora ujye uruncisha mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Hari yarageze aho aremererwa, aho atabasha gutera intambwe ngo bikunde akiranuka Imana, ariko yisabira Imana aravuga ngo Mana y'ukuri komeza kunyobora ujye uncisha mu nzira, ujye uruncisha mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Arasaba ngo mwambi kubona gufite njyewe bintera ubwoba ndetse n'amaganya, ahubwo byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwene data, ibi bihe ntabwo kwiriye gusaba Imana kugira ngo abari kuyobora. Koko aho urebye iyi si utekereje aho isi igeze, ntabwo wasaba Imana bari kuyobora. Bwira Imana ngo ayimana y'ukuri abari unyiyoborera ujye uruncisha mu nzira yo guhora nkora ibyo ushaka, kuko njye ntabwo nabasha gukora ibyo ushaka, ariko wowe umbashishije nabasha gukora ibyo ushaka. Aravuga ngo mwami kubona gufite njyewe muri iyi minsi byandera ubwo n'amaganya, nanjye ubu niko ndi gusaba Imana ngo mwami Mana yanjye kubaho njye ntagufite byantera ubwoba ndetse n'amaganya, ahubwo byabasha kungeza vuba no mu rupfu. Ageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo ibyiza mbona nibi ni ukwizera umwami Yesu. Kuri iyi si ibyiza bihari ni ukwizera umwami Yesu, nicyo gikuru, no guhora ngendera mu nzira y'intunganye. Aravuga ngo nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ampesha vuba no kwinjira mu mahoro ye. Haleluya. Ageze ku gitero cya gatatu aravuga ngo ubu urugendo mfite ngo kujya mu ijuru, umukiza niyari niho umukiza ari nanjye nkwiriye kujyayo. Mbese bene data, muzi ko urugendo dufite rwo kujya mu ijuru? Mujya mubyibuka? Mujya mwibuka ko urugendo dufite ari ukujya mu ijuru? Mbese muzi ko turi mu rugendo? Hari abantu benshi batamenya ko turi mu rugendo, kandi mu rugendo haberamo ibintu byinshi. Mu rugendo babisanga ngo abagenzi bari muri urwo rugendo bose bafashanye urugendo kugira ngo barutsinde, kuko iyo badafashanyije hari abananirwa. Mu rugendo bisaba gusindagizanya, mu rugendo bisaba gufashanya, mu rugendo bisaba kubyutsanya. Si nk'abiki gihe, abiki gihe wagira ngo bari mu rugendo. Mu rugendo ubona mugenzi waguye, aho wamubyukije ukamubwira ngo byuka tugende, ahubwo ukamusiga aho ngaho, kandi wiyibagije ko nawe ejo uzawe. Uri mu rugendo wese yagwa kuko ari kugenda, uri mu rugendo wese yasitara, uri mu rugendo wese yananirwa, apfa kuba ari mu rugendo. Impamvu utananirwa wenda wasanga utari mu rugendo, ariko umuntu wese wakoze urugendo arananirwa, umuntu wese wakoze urugendo araruha. Nuko abenshi dufite nuko biyicariye, bari mu rugendo boroheje ubuzima baricaye. Imana ishimwe cyane. Ariko uri mu rugendo asindagiza mugenzi we, aho mugenzi wawe wananiriwe uramubyuza ukamubwira ngo haguruka ugende, aha ntabwo ariho wakananiriwe, ngwino tugende, ngwino tugende. Hari indirimbo dukunda kuririmba avuga ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago
nyishyikirize Yesu, yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanira de. Imbere ya ya ntebe nawe uzahagararayo, uzahagarara nayo, uzahagarara y'iki? Uzaba ujyanye iminyago. Iyihe minyago? Iminyago wayisize inyuma. Wamenye ko mwene so yasitaye aragwa, aho kumubyutsa ahubwo ugenda uvuga ngo yaraguye byararangiye, aho kumwegura umujyane mushyikane, ahubwo nawe uzamwirata ugezeyo, ahubwo urabwira abandi ko yaguye. Yaraguye se waramubyukije? Yaraguye waramusindagije? Aho wamusindagije ukamubwira ngo ahungu ntago ariho wakaguye, ngwino tugende, urugendo ruracyari rurerure, komeza, haguruka, komera, ngwino tugende, nawe yumve ko ari kumwe n'abandi mu rugendo, aho ukamusiga aho ngaho bigatuma aguma aryamye. Bari benshi dufite baryamye kubera twebwe twari kwegura tubasiga aho baryamye, twari kubegura twabyuze twabwira ati aho ngaho se mwakaguye, urugendo ruracyahari, ruracyari imbere, ruracyakomeje, byuka ngwino tugende, mwene data tukamwereka urukundo. Ahubwo tumenye ko yaguye hariya, nuko dutegura inama itunguranye mu mwanya tukamwigaho, ati mu musunikiririya mu mwicaze mujugunye, nyabundi ntimuzongere kumuha umwanya wo kuririmba, ntimuzongere gutuma yinjira mu materaniro, dore byinshi, mukamugira igicibwa. Satani nawe ukamubona urwaho. Hari benshi Satani yabonye urwaho ari twebwe tubatanze. Hari benshi Satani yavunaguriye inyuma, twebwe twarabasizeyo, Satani akabona urwaho akabavunagura. Rwose ndabihamya, hari benshi bari gukomeza urugendo, ariko barebye uko twabasubije inyuma, Satani nabireka ati wowe urajya kwandi, we bagushubije inyuma, baranaguciye, baranagutaye, nta nukureba, urajya hehe? Igumira ahangaha winywera inzoga, igumira ahangaha wisambanire, igumira ahangaha n'ubundi mwabajura mugumane, urabona ko banafite n'urukundo, ibyo bibye murabisangira, iyo babonye agafaranga bagutuma mugasangira agacupa, ntacyo bakwima, igumira ahangaha. Bagiye kuhaguma ate tuhabatanze? Nta rukundo twaberetse. Nubwo tumwe tubeshya ariko abarokore nta rukundo tugira. Twaragiye, nta rukundo tukigira bwo kureba bagenzi bacu basitariye muri uru rugendo ngo tubakomeze, tubabwire ngo nimukomere, ahubwo tukabaca intege, tubereka ko birangiye, tubereka ko nta bindi byiringiro byo kubaho. Nta soni, biragatsindwa. Abagenzi bari mu rugendo barasindagizanya. Iyo uri mu rugendo wamaze kumubaza ngo urerekera he, ufite urugendo rugana he, wenda ndi kujya Kigali, ageze Gikongoro, yamusiga Gikongoro, cyangwa barajyana bakagenda baganira, akagenda amubwira uko agenda ananirwa mu modoka, uko imodoka igenda imurushya, uko imodoka we yari mu modoka itamurushya, bakagenda baganira amagambo atuma basindagira, bagenda neza, batambuka neza. Hanyuma twebweho abarokore, abo twita abarokore, iyo babona mugenzi wabo asitaye, nta kumwegura, ahubwo barasubiza inyuma bagakandagira, nawe akicara arakumva ko bamukoreye inama itunguranye, ati baguciye, nawe agahita yigumira muri bya bindi yari arimo. Ntawe umusura amubwira ati mwene data haraso wakaguye, hara ntago ariho bagasigaye, ahubwo basunikiriya bakarenzaho twatsi. Warangiza ngo imbere ya ntebe uzahagararayo, uzaba ujyanye iminyago, uzaba ujyanye iyihe? Hari benshi twasize inyuma, uzaba ujyanye iyihe minyago? Urabona imbere ya ntebe uzahagararana iki? Usubije amaso inyuma, urabona imbere ya ntebe uzahagararana iki? Uzahagarara ufite iki? Ufite iyihe nshuti ko zose wazisize inyuma? Izari inshuti zawe muririmbana, barasitaye, baragwa, ntiwababyutsa, urabasiga, ukomeza urugendo wenyine. None ngo uzahagarara imbere ya ntebe, uzahagararana iki? Uzaba ujyanye iyihe minyago? Gira ibyo unyaga Satani muri uru rugendo, gira bushimuta, ubavane kwa Satani ubageze mu bwami bwo mu ijuru, nawe ubone icyo uzirata imbere ya ntebe. Gira bunyaga Satani, nawe ugira buzirata imbere ya ntebe. Ariko muri mu rugendo cyane, muri mu rugendo, abagenzi bari mu rugendo barakundana. Sinzi niba mwe muri mu rugendo, abagenzi bari mu rugendo barakundana. Uzari umuntu avuye Rusizi i Kigali, bagenda baganira,
bagenda bagasabana, bagahana amanimero, yewe tinuje shyiraka mu rugo amahoro uzambwire ko washyitse amahoro, ti aho ugeze nuhagira amahoro uzambwire ko hageze amahoro, bakaba inshuti kuko bari mu rugendo rumwe basangiye urugendo. Ariko abitwa basangiye urugendo nibo bagenda baryana mu nzira, ntasoni nibo badasuhuzanya ngo bari mu rugendo. Birababaje. Nyamara ubu muririmbyi yaravuze ngo ubu rugendo mfite nibwo kujya mu ijuru, aravuga ngo niho umukiza ari nanjye nifuza kuzabayo. Haleluya. Ageze ku gitero cya 4 aravuga ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane, ibyo nkeneye byose simbira ko mbibona. Aravuga ngo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yanjye. Nawe uri mu bazahabwa ingororano, nawe uri mu bazahabwa ikamba ritangirika, nawe uri mu bazahabwa ikamba ry'ubugingo, ko nawe uri mu bazahabwa ikamba ry'ubwiza. Imana kumpera umugisha niba uri muri abo ngabo. Ariko ndakwinginze kuri stage y'abazahabwa amakamba, nawe uzahabwa ikamba ry'abazanya abantu benshi kwa Yesu. Abantu benshi banyaze Satani, nawe uzahabwa iryo kamba y'abantu benshi bashimuse babavana kwa Satani babazana mu nzu y'Imana, babazana hera h'Imana, babakomezanya urugendo. Kandi muracyari kumwe muri urugendo, Imana iguha umugisha. Wowe ufite abantu benshi wazanye muri urugendo bari baguye ukababyutsa, Imana iguha umugisha. Wowe ufite abantu benshi weguye bari basitaye ukabasindagiza kubabwira ngo komera muri uru rugendo, Imana iguha umugisha. Wowe utarasize abandi inyuma, bagwa inyuma, bapfiriye inyuma, Satani bari batira inyuma, ukabasindagiza ukabazana mu nzu y'Imana, Imana iguha umugisha. Imana izaguha ikamba ritangirika, Imana iguha umugisha. Haleluya. Kandi nawe ufite ibyirato, ufite ibyo uzirata muri cya gitaramo, nawe ufite abuzarata, uvuge ngo bariya bakize ku bwanjye, bariya intare zari zagiye kubarigatira inyuma, batira inyuma, ariko ndabazana nanjye mbavana mu menyo y'intare, ndabazana. Abo ni ibyirato byawe, nawe kuri wa munsi uzagira abo wirata. Uri umukristo, uri umunyamasengesho, uri umuvugabutumwa, nibyo koko, ariko se ntabo wasize inyuma wari gusindagiza ukabazana ukabageza muri rwa rurembo, nawe ukazabona icyo wirata? Amina. Ndabizi uzagerayo, ariko se uzagirana y'iki? Imbere ya ntebe uzahagarara imbokoboko, ntacyo uzabujyanye. Imbere ya ntebe uzahagarara gutyo gusa, ahubwo uzabwira Yesu ngo nanjye bariya narabarokoye, bari bapfuye ariko narabarokoye, bariya bari basigaye inyuma, barasitaye, ndababyutsa, ndabego, ndabazana, nongera kubazana mu nzu y'Imana. Imana iguha umugisha wabikoze kandi ukomeze kubikora, Imana ishimwe. Ageze ku gitero cya nyuma aravuga ngo mu ijuru sinzabona yabanze banjye ukundi, nta nicyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Haleluya. Mu ijuru ntabwo tuzongera kubona yabanze bacu ukundi, ntabwo tuzongera kubabona. Tuzaruhuka, tuzanezerwa, ariko cyane cyane tujyanye iminyago, tuzanezerwa. Data azatera umwitero we aduhanagura amarira twahuye nayo kuri iyi si, abaturijije Uwiteka azayaduhanagura, abatumye turira Uwiteka azaduhanagura amarira y'abatumye turira, Uwiteka azaduhuza amarira y'abatumye turira, azatumara umubabaro. Nimuhumure, tugende gusa, tugira abo tujyana, tugira abo tugezayo. Azabaduhembera, Data azabaduhembera byanga byakunda. Ndabizi tuzakore kugira ngo runaka gushime, runaka agira ute, runaka gufelicite. Oya, wowe gira buzana, kandi we kubirata no ku isi ufite aho uzabiratira, ni mu ijuru. Nugirirwa ubuntu abo wazanye ukabagezayo, uzabagira ibyirato nta kibazo. Ariko abuzazana ntukagende ubibwira abantu ngo bariya ngo ninjye wabazanye, ngo ninjye atumye bihana, ibikiwe yabyihorere, bigira ibanga. Ukora utuntu twawe wiherereye, ukora utuntu twawe wihishe, ugira bufasha, ntubivuge. Uwiteka azakugororera, we utagira uhishwa, ujye ureba ibihishwe, azakugororera kandi azaguhemba. Kiretse kuri byose azaguha n'ikamba ry'ubugingo. Izina ry'Uwiteka Imana yacu nirishimwe. Reka nsoreze aha ngaha, ariko ijambo nyamukuru nagendereye ni ukubwira ngo mbese ujya wibuka ko turi mu rugendo? Ese ujya wibuka ko uri umugenzi? Kandi abagenzi barakundana, nta mugenzi wanga undi. Abagenzi barakundana uretse ab'iki gihe, ariko ndakwinginze va mu b'iki gihe uze dukundane. Twese turi mu rugendo rumwe rugana mu ijuru. Nusitara amenye ko wasitaye nkubyutse tugende, nubwo amenya aho waguye nkwegure tugende. Gusindagize ntabwo ari aho wakaguye,
nawe wagize amahirwe make ugasitara ukagwa, ntabwo ari aho bakaguye, haguruka tugende. Data ni umunyembabazi yo kabyara, ni umunyembabazi, natwe yarazitugiriye, yaratubabariye. Twari babi kurusha abandi bose, twari abanyabyaha bikurusha abandi bose, ariko Yesu aratubabarira. N'ubu imbabazi ziracyaturiho, nta nubwo zizatuvaho, nta nubwo zizatuvaho. Amaraso ye yamennye, ntabwo yameneye ubusa. Ntabwo amaraso Yesu yamenye yameneye ubusa. Haleluya. Amaraso ye n'imbabazi ze biracyaturiho, nawe biracyakuriho. Aho se wakaguye, haguruka tugende, ngwino tugende. Amina. Ngwino twigendere, twigire budapfa, twigire aho batababara, aho utazongera kubabara, aho utazongera kurira. Ngwino twigendere aho utazongera kwangwa, aho utazongera kugambanirwa. Ngwino twigendere budapfa iwacu mu ijuru, aho twateguriwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Imyaka menshi itambutse yagiye kudutegurira aho tuzaba. Haleluya. Iyi si tuzayisiga, iyi si tuzayisiga, uyisigaraho, kuko iyi si izahinduka amarira. Hari igihe iyi si izahinduka umuborogo, hari igihe iyi si izahinduka umwijima. Hari umuririmbyi waririmbye neza, aravuga ngo mureke ibyifuzwa n'ab'iyi si, ahubwo mushake ibyahishwe abanyabwenge. Imana ibahimegisha cyane. Nimureke ibyifuzwa n'ab'iyi si, dushake ibyahishwe abanyabwenge. Ibyari inyungu zacu tubihindura igihombo bwo kunguka Yesu. Ibyari inyungu tubihindura igihombo bikwiye isi, byagomba kutugira umumaro, tubibone nkaho ari amasi. Ahubwo kunguka ubutunzi butagira akagero, aribwo kunguka Kristo n'imbabazi ze nyinshi. Kuko aho yagiye ni heza, ni mu ijuru ry'amahoro, niho natwe tuzaba, niho natwe tuzaba. Dufite ibyo byiringiro, turabyizeye, niho natwe tuzaba. Kandi azaduhanagura amarira yose twarize ku maso yacu, n'urupfu ntabwo ruzongera kwibukwa ukundi. Niko Yohana yahanuye mu byahishuriwe Yohana. Urupfu ntabwo ruzongera kwibukwa ukundi, kubabara no kuboroga ntabwo bizongera kubaho ukundi. Tuzabaho tunezerewe. Ariko ngwino tugende. Haleluya. Ngwino twigendera. Aho ntabwo ari wakaguye mwene data, ntabwo wakaguye mu busambanyi, ntabwo ngoro wagasigaye mu bujura, ntabwo mu busindiro wakaguye. Ngwino twigendere, ngwino twigendere, ngwino twigendere. Usanga umwami wacu Yesu Kristo niwe uzaduhoza ayo marira yose abantu baturijije, niwe uzatuvura ibikomere abantu bose badukomerekeje. Ngwino, 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 ngwino twigendere. Imana igumusha cyane wowe udukunda. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, gasharinge ku bandi. Nimba kagufashije, gasharinge ku bandi, kabagereho, kabahumurize. Ijambo nyamukuru ryariri ngo aho se wakaguye. Kabiri ni ugusindagiza abagenzi bari mu rugendo barakundana. Imana ibampera imigisha. Ciao ciao, naho butaha.